karamenya gasani turakwitabye kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana nimuhumure, nyagasani araduhamagaye kugira ngo tugirire neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatanu gisanzwe tariki 7 Gashyantare 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Umwamikazi w'Isaba wari wumvise ubwamamare bwa Salomoni akesha izina ry'Uhoraho, azanwa no kumwinjisha ibibazo by'urusobekerane. Aza Yerusalemu ashagawe n'imbaga nyamwinshi n'ingamiya zihetse imibavu na zahabu nyinshi cyane n'amabuye y'agaciro gakomeye. Ageze kwa Salomoni amubwira ibyo yari afite ku mutima byose. Salomoni asubiza ibibazo bye byose, ntihagira ikibazo na kimwe kimubera urujijo ku buryo yakiburiraga igisubizo. Umwamikazi w'Isaba abonye ubuhanga bwa Salomoni n'inzu yari yubatse n'ibiribwa byo ku meza ye n'amacumbi y'abagaragu be, imiherereze y'abahereza be n'imyambarire yabo, abahereza b'inzoga be n'ibitambo bitwikwa yaturiraga mu ngoro y'Uhoraho, arumirwa. Nuko abwira umwami ati, ibyo numvise mu gihugu cyanjye bakuvugaho, iby'imivugire yawe n'ubuhanga bwawe byari ukuri. Sinemeraga ibyavugwaga kugeza ubwo niyizira nkibonera n'amaso yanjye. None nsanze nta n'igice cyabyo bambwiye. Urengeje kure ubuhanga no mu mico ubwamamare na narumvise. Hahirwa abagaragu bawe bo bahora iteka imbere yawe bumva ubuhanga bwawe. Nihasinzwe Uhoraho Imana yawe yakwicaje ku ntebe y'ubwami ya Isiraheli. Bitewe n'uko Uhoraho akunda Isiraheli ubuziraherezo, yakwimitseho umwami kugira ngo wubahirize amategeko n'ubutabera. Nuko umwamikazi atura Salomoni amatalenta 120 ya zahabu, imibavu myinshi cyane n'amabuye y'agaciro gakomeye. Nta bundi higeze haboneka imibavu inganya ubwinshi niyo ngiyo umwamikazi w'Isaba yatuye umwami Salomoni. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 37. Umunwa w'intungane uhora uvuga iby'ubuhanga. Yoboka inzira igana Uhoraho, umwiringire, nawe azakuzirikana, maze ubutungane bwawe abugaragaze nk'umuseke ukebye n'ubutabera bwawe umere nk'amanywa y'ihangu. Umunwa w'intungane uhora uvuga iby'ubuhanga, ururimi rwayo rukavuga ibitunganye. Amateka y'Imana yayo iyahoza ku mutima, ikagenda itikanga icyayihutaza. Agakiza k'intungane gaturuka kuri Uhoraho, niyo buhungiro bwazo igihe cy'amakuba. Uhoraho arabafasha akabarokora kuko ari we bahungiyeho. Umunwa w'intungane uhora uvuga iby'ubuhanga. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko umutwe wa 7 umurongo wa 14 kugeza kwa 23. Muri icyo gihe Yesu yongera guhamagara rubanda arababwira ati, nimutege amatwi mwese kandi munyumve neza. Nta kintu kijya mu muntu giturutse inyuma kimuhumanya, ahubwo kivuye mu muntu nicyo kimuhumanya. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Amaze kwinjira mu nzu yitaruye rubanda, abigishwa be bamusobanuza uwo mugani. Arabasubiza ati, namwe mubuze ubwenge bigezaho? Ndimwumva se ko nta kintu na kimwe kinjira mu muntu giturutse inyuma gishobora kumuhumanya, kuko kitinjira mu mutima we ahubwo kikajya mu nda kigasohoka kijya gutabwa mu rwobo. Bityo rero yemeza ko ibiribwa byose bidahumanya. Arongera ati, ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya, kuko mu mutima w'abantu ariho haturuka imigambi mibi, ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, ishyari, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Ibyo bintu byose bibi biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibintu byose bibi biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Amasomo ikintu cyacu duteguriye araryoshye cyane, ariko bamwe araza kubasharirira ko tujye kuvuga ku ijambo nanjye kuvuga rishaririye, ari nayo ngingo remezo tujye kuzirikanaho yitwa ngo amahumane. Ugenekeje mu Gifaransa wavuga l'impureté, ubwandu, umucafu, isuku nke, nirinze kuvuga umwanda.
amahumane. Mu kinyarwanda hari ibyo bita imiziro, hari kera nizere ko bitakibaho, aho umuntu yabaga arwaye nyine icyo bita amahumane, nuko bakemeza ko ari ibintu ashobora kuba yararenze, byumvikane bibirozi bamuteze, nuko akajya gufata umuti w'amahumane. Ngo hari n'ahandi ngo iyo babonye umukobwa amaze igihe atarabona umusore umujyana mu rugo atarashaka, nawe bati barakuzinze, ayo ni amahumane. Nuko rero nawe bakajya kumunywesha imiti. Ngo hari n'igihe ngo umugore wabyaye ngo yagize ibyago ngo umugabo akamuca inyuma, ibyo bintu ngo by'amahingane, ngo umugore ngo agomba kubanza kunywa umuti kugira ngo akire ayo mahumane, kugira ngo akire iyo miziro. Habagaho n'ibindi bya kera cyane hirya kure byitwa ngo gukazanura. Ibyo byose abasaza bakabyirohamo ngo bari kurwanya amahumane, bari kurwanya imiziro. Habaho n'ibindi ngo umukobwa wabyariye iwabo agomba kugira uburyo ngo yikuraho imiziro, ngo yongera kugenda abonana n'umugabo we, n'ibyo yita imiti agenda afata hamwe n'umugabo ngo wamubyariye. Ibyo byose n'ibindi byinshi cyane, ibyo bibumbiye mu bintu imico karande, imiziro n'imiziririzo. Ibyo byose bigenda byipfukirana, nuko rero tukabifata byose ngo turi gushakisha imiti. Bamwe na bamwe bakajya gupfumura, abandi bakajya kwa nyabingi, abandi bagafata ibiheko, abandi bagaterekera, abandi bakabandwa, abandi bagacuragura, kugira ngo barwanye amahumane, kugira ngo barwanye imiziro. Ngaho mu nzaratsi, ngaho kwa mupfumu, bya bindi by'uko by'abapfu nyine biribwa n'abapfumu. Iyo miti yose tugenda dushakisha ngo dushaka kwihumanura, uyu munsi Nyagasani arakuburira, akubwira ati umva rero mukobwa, umva mugore, umva mugabo, nawe umupfumu, ibyo byose utanga ngo ni imiti n'inzaratsi ntacyo bizigera bikumarira, ahubwo biri gukwica, biri gukwangiza. Icyo wakagombye kwitaho ni umutima wawe, hahandi hashobora gusohoka nyine ibyo bitekerezo bibi byagiye mu mutwe wawe, biri gukubeshya ngo urahumanye, kandi Nyagasani yifuza no kugukoresha. Ese urashaka kwemera mupfumu cyangwa urashaka kwemera Yezu? Nk'uko abantu bamwe twagiye twiroga ngo turi gushaka kwihunguraho amahumane, turi gushaka kwihunguraho imiziro, kandi turi kwihumanya. Iki nicyo Yezu aza kugarukaho, uburyo twebwe ubwacu twihumanya, ko ibintu biturutse inyuma ntacyo byadutwara, igihe twebwe iwacu tuba tumeze neza buri gihe. Umuntu yifitemo ububasha, yifitemo ububasha bw'icyiza, yifitemo n'ububasha bw'ikibi. Iyo ukoresheje ububasha bw'icyiza ugera heza, ugira ukwemera, ugakira, ukamererwa neza, ukishima, ukaryoherwa. Ariko nanone wakoresha ububasha bw'ikibi bukurimo, rwa rwikekwe ati barandoze, rwa rwikekwe ati amahumane aranyishe, rwa rwikekwe mfite imiziro, reka nshakisha uburyo bwose nakwikuraho imiziro, imiti iyo y'abapfumu n'ahandi hose, byo guterekera n'indi mihango ya gipagani wakorera ku mwana wawe cyangwa wakorera ko mubana kugira ngo umuhumanure. Ibyo byose ujye umenya ko ari ububasha bwa sekibi, bwa bundi bushobora kuba bukurimo, noneho cya kibi gikurimo kikaza gututumba, cyamara gututumba nibwo uzasanga nyine uri kwihumanya, naho wowe uri kwibwira ko ukazasanga warihumanyije, warahindanye, usigaye uhinda nyine nk'ikiyaga gihogera. Umutima wawe hasohokamo iki? Umutima wawe hasohokamo ineza cyangwa n'inabi? Urahumanye cyangwa ntuhumanye? Amahumane. Mu isomo rya mbere turumvamo amahumane atangiye kugenda atembera kwa Salomoni. Ubwo twumvise muri iri somo ngo haje umwamikazi w'Isaba, aje kwinja Salomoni, aje kumugerageza, akitwaza amaturo kugira ngo amwinjirire. Salomoni rero icyamuhumanyije ngo ejo tuzakomeza tubyumva, ntago ari amaturo yazaniwe n'umwamikazi y'ibirenga, amazahabu akomeye cyane, amabuye y'agaciro, ahubwo icyamuhumanyije ni ukwiyemera kwe, uburyo yateguraga ameza, uburyo yari afite abagaragu benshi cyane, ibintu byari bimeze neza iwe. Ibyo byose byamuhumanyije, byaturutse iwe. Yariyemeye, yumva ko ari umwami ukomeye cyane w'igihangange, ufite ubwenge n'ubuhanga bikomeye cyane, bituma none atangira kwiyemera, kandi yari umuhanga. Utazi ubwenge ni umuswa, utazi ubwenge abona zeru, utazi ubwenge ashima ubwe. Ngo kuko Salomoni yihugiyeho
ikaza kurangira ahumanye. Muri ibyo Zaburi ati umunwa w'intungane uhora uvuga iby'ubuhanga. Igihe cyose Salomoni agitunganye azavuga iby'ubuhanga, ariko natangira guhindana azatangira nyine guhinda, ibiyaga bihogeriwe, imiyaga myinshi cyane, birangire umutima we uhindukiye. Nuko rero ibitekerezo bibi bikamuzamo, bya bindi bimuhumanya. Igihe cyose azaba atagitunganye azavuga nyine amagambo atari meza, azakora nabi kuko azaba ahumanye. Mubyeyi, urebe ibintu byose nawe bishobora kuba biri kuguhumanya muri ino minsi. Amagambo uvuga, burya niba uvuga nabi bituruka ko umutima wawe aribyo nyine byipakiyemo. Ariko none iyo ufite imvugo nziza, imvugo y'ubuhanga yo kubaha Imana, kwakira abandi neza, aho ngaho nyine ufite ubuhanga, ntabwo urahumana. Komereza aho rero, wirinde amahumane, imvugo mbi ndetse n'ingiro mbi, maze utungane Nyagasani igihe cyose. Ivanjiri y'uyu munsi iratwereka Yezu atubuza guhumana. Muri ivanjiri harimo amahumane ahiniye mu cyo twakwita mu iyigamana teoloji, imizi y'icyaha, ya mizi y'icyaha 7, ibyaha byose bishamikiyeho bagejeje kwirondora muri ivanjiri. Ariko icy'ingenzi twafatamo nuko igihe mu mutima wawe hari ibintu birimo bibi, n'ubundi nibyo ugenda usohora, bya bindi ngo akuze umutima gasesekara ku munwa. Burya ibyo uvuga akenshi wasanga biba bishamikiye ku mutima. Ariko nanone ntukibeshye kuko ushobora kuvuga neza, amagambo asize umunyu, amagambo meza ashimisha abandi, ariko imbere bitarimo neza, n'ubundi kera kabaye bizagutamaza. Niyo mpamvu uhamagare kugira isuku y'imbere, hato ejo n'ejo bundi bitazasandara nawe bikagutombokana, bikarangira uhombotse, uhombanye. Yezu Kristo arifuza gutubwira ko ibintu bituruka inyuma yacu, abantu bashobora kukubwira nabi cyangwa bakagukora nabi, ntacyo ibyo bivuze mu gihe bazasanga imbere yawe hameze neza. Kuko imbere y'umuntu nyine ariho haturuka imigambi mibisha: ubusambanyi, ubuhabara, ubusinzi, ubujura, ubwomanzi, ingeso mbi, amafuti n'ibindi byaha byinshi cyane Yezu yagiye arondora. Ibyo byose byangiza iki? Byangiza umubiri wacu, bikangiza na roho yacu. Yezu Kristo yatwifuriza uyu munsi ni ugukora ku buryo umutima wacu buri gihe waba usukuye, harimo isuku, nta mwanda urimo, kugira ngo tubashe gusangira nawe, kuko ntawe kwihandagaza ari nyir'umwanda ngo agiye gusangira na nyir'ubutungane Yezu Kristo. Intungane ihebuza bose ubutungane. Buriya ibintu byose bitangirira mu mutwe. Uriya mugore ujya gufata imiti ngo nuko umugabo yamuciye inyuma, buriya aramutse ibyo bintu atabyifitemo, nta rwikeke bifitemo, yabyara neza. Uriya naho umugabo yamuciye inyuma kubera ubuhemu bw'umugabo we, biramureba, ntacyo byamutwara, kuko uwo mugore afite ubutungane imbere ye, aracyafite kwa kwemera, kwa kwizera, ntabwo aradohoka, afite ukwemera mu Mana, yiringiye Imana, ntacyo yaba pe. Gusa abantu twe kubera ubwoba, kubera gushidikanya, kubera gukekana, bizarangira turi gukekana, dutangira buri gihe ushobora no kumuhimbira, ushobora no kuvuga ibitari byo, bikarangira uri kurohamwe imiti ikomeye cyane, ngo uri kurwanya amahumane, ngo uri kurwanya imiziro. Ariko niba icyo kintu kidafashe ku mutima wawe, n'ubundi ntacyo bizatanga. Ngibyo ibitekerezo bibi dusenya, bihera mu mutwe bikamanuka no mu mitima yacu, byamara kuzura bimaze gusendera, nibwo twitabaza abapfumu, izaratsi, zamaguye, ibiheko na banyabingi bose, tukarunda iwacu, twarangiza ngo turaba Kristo, duhabwa Yezu ngo turabe Imana. Ibiri imbere nibyo biduhumanya. Ngo umunsi umwe ngo umugabo wari umukanishi ngo yanywaga itabi bikomeye cyane, bagenzi be bagahora bamubura ati nyaboneka ko hari itabi ko rituma unabura abakiriya, mu gihe ubona twebwe abakiriya bahora baza, iri tabi uzi ko rikubuza abakiriya. Wa mugabo yanga kurivaho. Nuko igihe cyose ngo agiye gukanisha ikinyabiziga, agafata agatabi ke agakomeza agatumura uko no gukora ikinyabiziga, dore ko yemezaga ko ako gatabi ariko kumufasha gukora cyane ndetse no kuzana ubwenge butuma akora vuba vuba kandi neza. Nuko wa mugabo akomeza akanisha. Umunsi umwe rero kera kabaye, uko yari yanze kuva kuri kwa gatabi, ngo aza kujya gukanisha imodoka, ajya gukora icyuma cyari cyapfuye munsi. Nuko aramanuka no munsi ya modoka,
mubyeyi niba ufite umutima woroshye ufata agatambaro uzi kwihanagura amarira wasanga ushobora kuza kugira emosiyo. nuko wa mugabo ageze munsi y'imodoka inyota y'itabi iramufata, afata agatabi yari afite aho ngaho atangira agatumagura ari no gukanisha ari gukora imodoka ashishikaye. Kamwanya rero bishoke ko hari umutonyi wa esanse wamanukiye hafi aho ngaho, bihurirana na mwotsi w'itabi, imodoka izamukamo umuriro. Wagize ngo wa mugabo umukanishi we nta muriro wamuzamutsemo, ya modoka umuriro uraka, wa mugabo wari uri munsi y'imodoka arashyara konkoka. Cyakora ngo yaje kugira amahirwe bagenze bari hafi aho ngaho bahita baratabara bamukura munsi ya modoka. Mu gihe ya modoka nayo batangiye kwizimya yari itangiye gushirira, wa mugabo baza kumujyana kwa muganga ari indembe, ari inkomere, arembye cyane, yuzuye ibisebe, yahiye, kagatabi kamutwitse, esanse yamutwitse. Nduze guhita mbaza uko nyiri modoka byaje kurangira n'uyu mugabo. Bishoke ko nyine udufaranga yaramaze gukorera n'ibyo yaratunze byose, imirima n'andi mafaranga yose yari afite uyu mukanishi, yahise nyine yishyura imodoka y'abandi. Nyuma rero ageze kwa muganga baramuvura. Uzi ko igihe cyaje kugera yakize, ariko yuzuye ibisebe n'ubundi ibikomere byinshi cyane. Ubwo uraza kumbaza niba yarasubiye kongera kunywa agatabi. Wa mugabo n'ubundi yarakomeje, na n'ubu agatabi cyagafite. Bishoke kubwo nyine nta somo yabonyemo aho ngaho, ko nta muntu unywera itabi kuri sitasiyo, nta muntu unywera itabi ahantu hari esanse, nta muntu unywera itabi hafi yaho hari esanse. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko uko ingeso yawe yo kunywa itabi ishobora kuzatuma ushya ugakongoka, ukotsa n'iby'abandi, inzu z'abandi ukazitwika, abantu b'abandi ukabatwika. Kubera iki? Ingeso yawe utari gushaka kuvaho, gutumura agatabi. Nawe uze kureba izindi ngeso zose zimeze nk'agatabi ujye ukora, ujye ugwamo, umenye ko zizagutwika kera kabaye, zikaba ziri no gutwika abandi. Ese ubwo nta somo we ujye ukuramo iyo ubonye hari uwahiye ahishijwe n'ingeso mbi imuturutsemo? Tukiruka amasigamana ngo kubera ko hirya baturangiye umuti kandi ari uko duhumanya, twasize Imana. Tukirukira kwa mupfumu kandi twasize Imana. Uko nukwemera guke, uko kwemera ntabwo gufashe. Ngibyo bidutwika nyine. Ubujiji bukadutwika, ukwemera kuke kukadutwika, ubuhakanyi bukadutwika. Byaturutse hehe? Imbere mu mutwe wacu. Ngo kuko abantu benshi dukunze gufata inkingo, tugafata inkingo kandi twararangije kwandura uburwayi. None se waba wikingiye iki nanone? Ukaba ufite urukingo rw'inzaratsi wawe, utunini cyangwa utundi twose ukoraho kugira ngo wirinde amahumane, bikaza kurangira n'ubundi uhumanye wese. Ni nabyo umuhanga yavugaga ati, mubyeyi witonde, aka kantu gacaho akarongo, ushaka kwikingira indwara nka sida, ukikingira gusama, ntutware inda cyangwa ntutere inda, ariko ntushobora gukingira Imana, ntushobora no gukingira icyaha. Nawe uze kugenda ureba ibintu byose bikwanduza, amahumane ufite, urebe niba utaribwiye ko wakingiye indwara, ariko umutima wawe utagifatanya n'Imana, roho yawe itakiri kumwe n'Imana, roho yawe yaratandukanye n'Imana, kuko nyine wowe wakingiye umubiri, ariko roho uyishora kwa sekibi. Ngaya mahumane, kwandavura, kwiyanduza no kwanduza abandi, isayo, umwanda n'ibindi byose bifatanye nabyo. Icyanyuma nasorezaho ni imvugo y'umuhanga igira iti, ububihe buba imbere kimwe n'uko uburyohe buba imbere. Ibintu byose bishobora kuza bikwiruhaho, abantu bakagutoteza, abantu bagakubwira nabi, abantu bakagufata nabi, ariko nibasanga imbere umeze neza ntacyo bizagutwara. Naho ubundi nibasanga imbere n'ubundi ari bya bindi byo korosora wabyukaga, n'ubundi uzahita upfapfana, uhita ugwa, ya esansi gutwike. Kubera iki? Bisanze nyine ka gatabi watumuraga n'ubundi birahuriranye. Ubwo niko mwegeranye nabo bazashya, nawe ukaba washya, kuko muri wowe harimo uburozi, aho kuba wakagombye kuba ufite umuti. Naho ubundi ibibazo nibiza, imiyaga ikaza igasanga iwawe ufite ubwirinzi, protection. Ibyo bitotezo bizagenda uko byaje, kuko byasanze ukomeye kuri Yezu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.